Hirya rero y'ubu buryo bw'igihe kigufi n'igihe kirekire, none haza uburyo navuga nasorezaho bwa burundu. yego Uburyo bwa burundu icyo bishatse kuvuga ni ukuvuga ngo ni uburyo umuntu agomba gukoresha umugore n'umugabo babyumvikanye, kuko ni uburyo iyo umwe muri bo abukoresheje ntibongera kubyara. Ni ukuvuga ngo ntibongera kubyara, umwe muri bo ni ukuvuga ko n'umugabo se birashoboka ko yakwifungisha burundu. bombi babikora, buri wese ashobora kwifungisha burundu, kuko ni uburyo navuga bukorwa. Kera babukoraga babaze, ariko ubu kw'igihe basigaye babukora batabaze bakoresheje ikoranabuhanga rigezweho. Muzi ko no kubaga mu nda basigaye binjiramo badasatuye umuntu ngo bajye kumubaga ngo ubone hari igisebe, ahubwo bakoresha ikoranabuhanga. Nabwo rero haba ku bagabo no ku bagore basigaye babikora ku buryo bwa gihanga. Ku mugore bakaba barasa wenda akantu kameze nk'uburasago katarengeje santimetero ebyiri, noneho bakaba bagafungwa burundu ku buryo agasebe kaba kagize aba ari gato cyane gahita kanakira. N'umugabo nawe ho bijyanye nko gukura ivunja, kuko ho nta kuma bakoresha ngo barabaga ngo bagira gute, ko ni nko gukura ivunja ukunda abantu bazi wenda uko baseruraga ivunja bakarihandura. Ibi rero bikaba byo ukoresheje ubwo buryo, yaba umugore yaba ari umugabo aba yifungishije burundu. Ni ukuvuga ngo kugeza ubu mu gihugu cyacu ntabwo bisubira inyuma, iyo bagufunze burundu ntiwongera kubyara. Ubwo buryo bwo kwifungisha burundu bwo buboneka he? Nk'uko twavuze ubundi, uburyo bwo kwifungisha burundu bwo ko ari uburyo navuga bukorwa ku buryo bugezweho bwa gihanga, busaba abaganga baminuje, ko bukorwa n'abaganga b'abadogiteri gusa. Ntabwo abaforomo n'abaforomokazi cyangwa ababyaza bashobora kubikora, cyangwa abajyana mu buzima. Bukorwa n'abaganga b'abadogiteri babyize kandi bafite uburenganzira, kuko baba barahuguwe uko babikora, noneho bigakorera ku rwego rw'ibitaro. Ariko noneho ibitaro bikaba byanamanuka ku bigo nderabuzima, wa mudogiteri akaba yajya ku kigo nderabuzima kubikorerayo, ndetse bikabita binahuza navuga na gahunda ya leta y'u Rwanda, aho ubu ngubu basigaye bafatana ndetse n'ibigo nderabuzima bimwe na bimwe bakabishyira ku rwego rw'ibitaro, bakabiha umudogiteri. Ibyo mwagiye mwumva basigaye bavuga ngo centre de santé ziri medicalisé cyangwa medicalised health centers. ubwo izo serivisi zihita zihagera naho Noneho hakaba hari umuganga runaka abikorera aho ngaho.